ariko se uyu munsi wajya kunywa akantu ahantu namerutse kunywa akanura abantu baba bafite akantu keza. Liza zanira twa dukweto umukobwa wanjye nzanira na rya kote na ya karuvati yanjye ngiraho nigiye iravuga ariko ko biri aho ngaho mu cyumba cyawe kumbi ntabwo biri mu cyumba cyawe ariko uyu mwana wanjye nawe yaranyoye. Iminsi rwose sinzi abantu bo muri iyi minsi ngo Nzovu yakoze ubukwe so Nzovu yabukoze ryari zirahanaguye se ushyize hano ubusa n'ahantu na karuvati wayizanye buretse se ugiye siko ndeba uri kwihuta cyane noneho ngwino hano nyegera tujyane mu cyumba ese kutambwiye mama wawe yaje arimo nzareba uburyo nzabasohokana namwe hari umuntu warumpamagaye reka ngende buriya uze kumumbwirira yuko ko hari umuntu umuhamagaye wenda namukuraho nk'ibihumbi 6 aza nkareba ko uyu munsi mubasha kuba twarya akanyama turebe ko twagura akanyama noneho hari cya kigabo kijya kiza hano sukizi mwana wanjye ndabizi kugira ibanga rwose ntabwo uri umwana w'umwasame nanjye ndabizi sibyo ntukirimo kutwishyuza amafaranga y'inzu sibyo kandi urareba banakubise intajya ahantu hose ndi gushakisha n'iki kigabo kimpamagaye mu kabari ariko ndakibwira kimutwe udufaranga ntuzane turebe ko twakiyera sibyo ubwo rero wowe sibyo reka ngende ukubwire mama wawe ko hari aho ngiye gato cya kigabo nikiramuka cisha kibwire ati papa ntawe uhari ibyo byonyine sawa. ubwo mama wawe nyine ntabyo ukuze kumubwira ko ari uko byagenze nuko byagenze gutyo umubwire gutyo sawa. Liza ngwino ukinga aho ngaho nyine ndagira kitaza kikahita kininjira vuba kinga ariko ujya ugabanya amagambo mwana. Nose umaze amezi 5 yose uri mu nzu yanjye urimo urakeka iki? Ikaramu zayifatanye zombe mu mutwe kugira ngo byemere neza ko nta kintu none wa mugabo ubundi banyishyuriza mu muhanda inzu ubamo yose ngenda itana nayiteza vuba vuba. Uyiteza se kubera icyo urayiteza hari amafaranga yawe ariho hari inzu nzayigumane mpaka ibintu nzi ukuntu ingana ngo miliyoni 3 nyine miliyoni 3 mwese si yakwiriye wa mugabo wireba ndaguteza abayobozi uraneza abayobozi dufitanye inyandiko iri he? Inyandiko irahari njye nawe yuko inzu ari iyanjye wayima uriya mwana y'iwanyu ndamushimuta nutamereza amafaranga yanjye wewe uri kumbeshya uranshimutira umwana uri uwo bazaduba Liza namubyaye narushye wa mugabo we urabyara se uzaramuka unshimutiye umwana uriya mukobwa ureba mukunda nk'inka imwe cyangwa se inka ikivuka uwo mwanya aho kugira ngo ushimutire Liza wanjye reka nkubwire wigize rushimusi ku mbaraga reka nkubwire Liza genda ejo ngewe ejo uzaze kunyirebera mu rugo neza amafaranga yawe apana kuri iyi nzu yawe ya kabiri uzaza kundeba kuri ya nzu ya muri sore nzu iturutse mu tekore nara ndayigurisha simbizi ariko iyi nzu ni iya kabiri nge nari mfite ku giti cyane
wowe uzaze unsange haraye nzaza ahubwo ejo saa sita nzaba nkugezeho wakagabo sawa sha nutameza amafaranga yanjye izo Airforce nzahita nzigukuramo wigira nabi none urimo uranangurikirana nje hano ahubwo wowe mukomeza umanuka si wari uri kumanuka aho nari nigira ngiye no kubera amafaranga utumye ncanganyikirwa ngiye no kwinywera haruguru kubera yuko hari umuntu wari umamagaye umva sha ntabwo asenze ariko ku bantu papa wawe ari he utarimo uravuga cyane ariko watamiye umwumbati papa wawe ni umwambuzi rero papa wamaze ukwezi kose andi madeni yamaze none se uri kubimbwira kugira ngo mufashe mfite ikuri muravuga nabi wabona ibirayi biraribwa byamaze ibyo birayi ndabikwaka ahubwo njye kuno mwana ko mbona afite akamashaga agapeti ubundi ufite imyaka ingana mune nabwe ko ndi bugushimura nuko yambwiye ko uyu munsi ndibuze kumureba urasubiye uretse urabureba peti uretse urabureba ndabe nsubiye mu ako ufite ikibazo cyo gutaba nuko hari igiti papa wawe gukubita niyo mpamvu wowe iki peti ese ubona cyane njyapo Ese kuza bakagabaza kuza unyibaramuzwa kuko ndi gucunga kino gipangu ese uba muri kino gipangu ese uri kunyibaramuzwa gipangu umva rero mubwiye hari akaraka nshaka kuguha hari umugabo bita Gakara mukumva nshaka kumugutuma ukamunekera kuko akakunda guca muri tuno tukaritsiye nshaka kuko umunekera ukamenya akazi akora nkaguhereza ibihumbi 10 ugomba kuwa kane uzaza ubu ngubu hari ubwo nzaba nakaje gukora ku kazi ubwo se nzi ukambwira ngo ntabwo uramenya akazi nzaba nakaje ese nzaza kureba mwana cyangwa nzaguhamagara nzagukomangira rero ukunda gukingwa nyinguye imbwa zikana urumva ko wavuye ntabwo zibamo hano oke sawa ucitse ubwo kuwa kane nzaza umbwire gahunda ukuntu ziteze ariko uzanze avanse si 5 se nzaguhereza sawa ntari ubwo turasubira kuwa kane nzaba nkugezeho nta kibazo umunsi turi kuwa mbere tunari sawa ana yanjye nawe ashyira muri no kote bananiwe pe bananiwe biri fresh kandi bananiwe mwari mumeze gute se Inesi ko ndeba nta kintu uvuga Inesi ntabwo yari yanjye yarwaye yarwaye afite umuriro mwinshi ntabwo mwamujyanye kwa muganga ntabwo arwaye nuko ari gukinira muri uwo munani hari yikubita hasi yari ari gukinira muri umuntu we yikubita hasi Inesi
mu gitondo cya kare kare uze kujya se iyi karavati kwesigaye mu gitondo cya kare kare uze kujya kwa muganga cyangwa ndakujyana kwa muganga nta kibazo kudahamagara Liza ngo aze atwaye kureba imyenda cyangwa Liza nana hano akuriho n'izi nkweto ziri hano twajyana ngwino twari imyenda yaso nazira nkweto ze okay utunze na za slipa nambare nyine nise ubona neza abereye aho ngaho ariko kurya gihari Liza zanira icyayi so Ese undi va ku meza. muzanira icyayi Amakuru se. ni meza ese kutacyumbaza umunsi uko wiriwe Liza mawe ndi kubona we wayifashe wagira ngo sinkibye araza kubimbwira neza bagira ngo se mvuge iki ariko se ko muri kureba imiziki nta makuru ari gucaho wafashe telekomande ugahindura se ariko hariya ni ya televiziyo njya nkunda kureba bita Isango niyo njya nkunda kureba nta kibazo n'iya miziki nta kibazo nimba ariko imeze nabi iyo mu gisona kari Kabura n'akagabo gacitse gafite igikote cyacitse gahora kakwimisha. se wa mwana ntabwo bijya utana n'ibibazo Oya, kaba kunyishiza papa. Ubuse buza ata papa mwiwe rero uyu nguyu aba afite ubugambo bwinshi ariko nyine ikigabo kijya kiza rimwe na rimwe kiza hano kiza cyambaye ibikote byacitse kiza kureba ni njyewe cyangwa mama wawe gishaka wewe. ni njye cyo kije kunshaka nubwo se kukinshakira iki Ariye yambwiye ati ngo agiye zanshiruka. Kuki? nanjye yambwiye yuko azanjugunya mu mazi niko yakubwiye Ariko uwo mugabo afite ikibazo si gusa Natwe niko yatubwiye ngo kubera ngo niko yaragiye ese uwo mugabo yari yahura na mama wanjye ntabwo tubizi. si uwo mugabo asota Afite agakote kacitse buri munsi ahora ariko yiyambitse. banza uwo muntu afite ikibazo cyo mu mutwe no kumujyana kwa muganga Ntabwo mbizi nanjye no kumujyana Kibagabaga ahubwo. mama arasaba abanzi babo bariyahuye Bapfuye bahagaze. akoriza nawe rero simbizi sinzi icyo uwo mugabo aba agushakaho ariko ibyo ari byo byose nimba bari kunshaka azajya aza yishakira mbazi icyo ashaka uzazongera ko ariko papa nawe araza buri gihe agasanga udahari niko bimeze kiri iki cyahise ko kiryoshye mwaki urumva kimeze neza murumva rero mwabana murabona mutangiye gukora tazagira umusore buza kubishukishwa nyine kwa kundi babagurira ibiraha ndabizi mukunda ibiraha nk'aho babibaroze icyo muzaza mushaka ariko muzaze mumbwira murumva so wagabanyije filime twanza kuganiriza abantu nanjye bimuganiriza nanjye kwa gukunda amakuru yitwanjye uzanga nabi murumva icyo muzaza mushaka muzaze mukimbwira cyangwa mukibwire so muramenye ariko nabonye na Ines hari agahungu basigaye bavuga hari agahungu ni akahe uriya muhungu nyine aba yaje hano mu rugo ntabwo azi ikintu aba ashaka azagushuka rero uzaze wimenya ibyo bintu nibyo umaze kubabonaho noneho uriya we nakuvuga hano hari utusore dusigaye twibunza muri runo rugo ngo barigana niko baza bakanshoreka niba ari uko nshaje barigana mva rero bana bacu rero tubabwire tubabwize ukuri ntabwo ibyo bintu ngiye bishaka nimba umuntu yarabohereje kwiga ubu mugiye kumbwira ngo baba baje gufata none bizo ubundi Nasi kubona ndi kumureba. genda urebe uwo ari n'abantu baba bateshe imitwe na muri Papa ni wa murinzi. nyirinzu umva mama wabyiteho ngende yigendeye n'iki cyayi cyari kiryoshye ariko mumubwire ko ntahari mumubwire ko ntahari njye ntaho mpari sibyo ikaba ngiye mubwire ko ntahari Papa dusanze ntawe uhari. nta bya papa wanjye arayisha mwe mwiteretse icyayi cyaho mumubwire numvise arimo arabaganiriza Ntawe uhari. nawe uhari he
we gakarama ndavana jereye nawe amafaranga yanjye uzuka ndimo amezi 5 mwese mwabaye we ntabwo umugore utambwira gahunda zo gukomeza bazesita cyangwa nzaze mutware ibihwanire utwara nde wowe gusetsa muze kubibaza nyine uwo gakaramu uje kureba gakarama se umugabo wawe niba ari umugabo wanjye se we mwandikiranye twandikiranye ariko nawe mu twandikiranye niwe wasinye sinzi impamvu genda vano rero ariko se ndi kumva hano ni iki nduriye wewe amafaranga ndimo dore naje Muraboneza? kuwanisha amakuru amakuru ni sawa none se ni sawa sheri yatanze iteretse hano yicaye dore kasi yiteruye nk'aho ari uwayimuhaye usigaye wihereza n'ibintu ariko noneho ba nyir'inzu noneho namwe muranyobera usigaye wihereza n'ibintu noneho nta muntu wabiguhaye nabyihereza se inzu yanjye dore mwaragimuye iyo ureka bakakwakira bande biza ni gute uyu muntu yinjiye hano ko nzi ko utoroshye ko atari kwinjiramo hano muri ino nzu ni gute yinjiye kandi ari umucuruzi akafata hariya nari ngiye uri umusazi wa mugabo uyu ni umukobwa wanjye uyu ni umukobwa wanjye umwe w'imfura imfura yawe araba imfura rero unyishyura ni ibyanjye ariko se wakugabo ikapu nta mafaranga arimo ra utangiye no gusaka ibi bintu usanze hano mu nzu araba wanjye imfura ari uko hamagara ubuyobozi rwose njye ibintu ntabwo nzabyemera ibaruwa se mbona ariyo bakiriye wowe mushaka wowe gira umereza amafaranga yanjye mubwire umva rero dusohoke si ngombwa ngo abana banjye bamenye ibibazo byanjye mfitanye nawe dusohoke hanze mbikemure tujye mwishyure telefone miliyoni 3 undi murazinyishyura kuri telefone ariko uyu mugabo mwana tugende miliyoni 3 weno ndimukira muri ya nzu nshyashya uretse nimukiramo se yose yanjye bana nimutuze mu mushiri ndaje mbikemure ihangana nakagabo nge gahunda neza kuko ntabwo biri gukemuka utangiye kuzana ku bikuta byashishutse byawe birakemuka ahubwo hano hantu uko mbona hano amafaranga urimo rero andika 07925259 nyirekurishwa ariko reka uraza nta n'isoni ndanagukata wanejeje umuryango wanjye uneza famiye yanjye uri umugore wanjye yewe ari inyangamugayo banza wumve umugore wanjye azi ko ndi inyangamugayo abana banjye bamfata nk'intare mu rugo abana banjye bamfata nyine nk'umuntu udasanzwe kuri bo nk'imana kuri bo ariko wowe uratinyuka uraje uransebeje mu rugo rwanjye nta soni ugira aho ubundi wowe ufite umuryango ubwo ngubu nawe uca gukurana nawe uretse amafaranga nigendera nyine ntacyo tuburanamo byatambutse nyine gira vuba cyangwa telefone nyikwapi ajyewe rero ndakoherereza make ndaba nguhaye igice ndaguha 500 inote ya 500 muri miliyoni 10 na zingahe ariko ufite ikibazo cyo mu mutwe 0789 reka shanga umbwire ngera shankwerereze uvana ibi kandi n'ubyangwa umpe piri ya vengende nta kanyanga mu muta 07 25 tayari tuze settinge 500 ugiye kohereza indi amazina witwa Nsuki Comedy iryo zina ni ryo kuri channel ntabwo ari iryanjye ni Nsuki irindi mbonye ari Nsuki Kajyambere nako simbizi niba uri na Majyambere wose uri Majyambere uzi uteza abantu ni Kajyambere Nsuki ahubwo turasubira toka sha winsuhuza nerekana nigendere ubwo nyishyuye ntari ubundi ntabwo ari bunshike